Mwaramutseho bene data, mugire igitondo cyiza. Uyu munsi turi ku wa kabiri. Turi mu cyigisho cya 9 kitubwira ngo ubugwaneza n'ubwenge. Reka rero dupfukame dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye cyane uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Turakoraritse ngo uze ubane natwe, udufashe, utuyobore, umwuka wera adusobanurire ibyo wandikishije, kandi umuntu wese umuhe gusobanukirwa n'ijambo ryawe nk'uko bikwiriye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka rero nk'uko bisanzwe duhe mwene data Aimable umwanya kugira ngo atugezeho iyi ngingo yo kuwa kabiri. Karibu. Murakoze cyane. Ingingo yo kuwa kabiri iravuga ngo imyitwarire ihumanya. Ese imyitwarire ni iyihe? Ariko mbere y'uko dukomeza tujya mbere muri iyi ngingo kuwa kabiri, ni mu cyo twibutse ingingo twabonye ejo hashize ivuga ubumenyi bwagoretswe. Twabonye uburyo kenshi na kenshi hari ibyo twitirira icyiza kandi mu by'ukuri Imana bibona ko bidakwiriye. Twagiye tubona ingero nyinshi zigiye zitandukanye, ariko tubona ko bidakwiriye yuko dukora ibigayitse, ibyo Bibiliya n'umwuka w'abantu biciraho iteka ngo niturangiza tubyitirire ikintu cyiza. Tuba dukosheje burya. Rero muri kano kanya tugiye kureba ni nk'aho ari ingingo y'ejo dukomerejeho, ariko mu bundi buryo. Ni uko hano byiswe imyitwarire ihumanya. Tugiye kureba uburyo n'ubundi ari bya bindi tuba tugikomeje, nyamara bikaba bidakwiriye. Mu gihe mwene data ari kureba muri Yakobo, nimureke twumve kino kibazo cya A. Kirabaza kiti sobanura ingaruka y'ishyari n'amatiku. Ariko P, wadufasha wenda ishyari duhita turyumva, ariko wenda dusubiriramo kuri dusobanuraho gatoya, noneho ukadusobanurira n'ijambo amatiku kugira ngo tubone gusoma rino somo baduhaye ryo muri Yakobo 3:16. Ishyari ni igikorwa gikorerwa imbere mu mutima cyangwa se imbere mu ntekerezo. Ariko amatiku iyo aba ari igikorwa cyaje hanze, ni ukuvuga ngo ni rya shyari ryashyizwe mu bikorwa byaje hanze, noneho ku bigaragara abantu barimo kubivuga, baribiganiraho, umwe abihereza undi, undi abihereza undi, icyo gihe nibyo bibaye amatiku. Yego. Reka rero dusome muri Yakobo 3 umurongo wa 16. Umurongo wa 16 haragira ati kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Murumva aho ibi byose bituruka? Mu kuvurungana, intonganya, amatiku, ishyari, ibyo byose niyo soko y'ibi byose. Imyitwarire rero irahumanya, ni ukuvuga iraguhumanyika kugira ikizira imbere y'Imana. Buriya hari abantu bajya bavanga Imana ngo ngireba imbere mu mutima. Burya ntabwo ariho honyine. Imana inareba uko witwara, uko mbanye nawe, ibyo nkora, ibyo nganira, n'uko mbanye n'abaturanyi. Burya Imana irabireba. Twere kubizirikana rero. Hano mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya volume ya 7 paje 937 aragira hati umuntu umwe mu kigo cyangwa mu itorero udategeka ibitekerezo bidahwitse, ahubwo akavuga nabi bene data, uwo nguwo ashobora kubyutsa amarangamutima mabi aba mu mutima w'umuntu, kandi akwirakwiza umusemburo w'ikibi uzakorera mu bantu bose bashyikirana nawe. Ni muri ubwo buryo umwanzi wo gukiranuka kose abona intsinzi, kandi ingaruka y'umurimo we ni uguhindura ubusa isengesho ry'Umukiza igihe asengaga asabira abigishwa be kugira ngo bashobore kuba umwe nk'uko nawe ari umwe na se. Murumva ikintu Satani ageraho iyo umuntu umwe atangiye ibyo ngibyo tumaze gusoma. Arabitangiza ari umwe, akabikongeza mugenzi we, bikagera ku wundi, bikagera ku wundi, neza neza ugashiduka tugiye kure y'isengesho ry'Umwami wacu wasenze dusabira ubumwe nk'uko nawe ari umwe na se. Ikibazo cya B kirabaza kiti ibihabanye n'imbaraga zikurura umuntu ku cyaha ziba zitijwe umurindi n'umwanzi w'ubugingo bwacu, ni gute tugomba gushyikirana n'abandi?
none kino kibazo kiri kutubaza uburyo twashyikirana n'abandi mu buryo bukwiriye. Reka dusome muri Yohana 13 umurongo wa 34. Umurongo wa 34 haragira hati: ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. None murumva ari gute twashyikirana n'abandi? Ni ugukundana. Gushyikirana n'abandi ni itegeko rishya ry'umwami wacu, ni urukundo. Nta bundi buryo bwabaho bwo gushyikirana hatabayeho urukundo. Ntabwo bishoboka. Ni ugukundana, tugakundana nk'uko Kristo Yesu yadukunze. Mureke turebe amagambo ari hepfo, aboneka mu bihamya by'itorero volume ya 2 page ya 424. Ucira abantu imanza kandi ukagira ibyo uvuga ku nzira zabo n'imyitwarire yabo, mu gihe udasobanukiwe n'umwanya bahagazemo ndetse n'umurimo wabo. Kwa kundi umuntu areba akantu ku bandi agatangira kubaciraho iteka, bacira imanza. Ureba ibintu ukurikije aho uhagaze, maze ukaba witeguye gukemanga inzira abantu banyuramo no kwiciraho iteka utabanje kureba neza uko ibintu bimeze mu mpande zabyo zose. Nta bumenyi ufite ku birebana n'inshingano z'abandi, kandi ntabwo ukwiriye kwiyumvamo ko ibikorwa byabo bikureba. Ahubwo ukwiriye gukora iyawe nshingano, ibindi ukabiharira Uwiteka. Ubundi umuntu akwiye kureba n'ibye, ukarebwa n'ibyawe, iby'abandi ukabyirengagiza. Kabone nubwo mugenzi wawe akwica inshingano, ukwiye kumwihorera. Umushinzwe niwe uzajya ubimubaza. Wowe ukorera inshingano yawe neza. Kandi igitangaje, usanga umuntu arebuzwa abandi, areba ukuntu bakora, n'ibyo biba byamunaniye. Ariko ubyihoreye ukikorera ibyawe neza mu buryo bukwiriye. Kuko rega ubundi udafite icyo ukora, Satani agushakira akazi. Hano rero barakomeza ngo tegeka umutima wawe kugira ngo wihangane, ubungabunga amahoro n'umutuzo by'ubwenge, kandi ube umuntu ushima. Uziko kenshi umuntu ukora ibyo ngibyo ari wa wundi w'intanyurwa. Avuga ati kanaka biriya bintu bikora nabi, kugira ngo nabimukuramo aba ari ujyamura. Kandi ikigusetsa babimuhaye n'ibyo ntiyabishobora byose. Hano barakomeza ngo amarangamutima yawe akorwaho mu buryo burenze urugero, ndetse iyo hagize ijambo rivugwa ryo gushyigikira uruhande runyuranye n'urwawe, wumva ukomerekejwe. Hari abantu abashaka ko bamushyigikira, igitekerezo cye kitakwemerwa, intambara ikavuga. Icyo ni cyo byanditswe byera birwanya, yuko dukwiye kuba abantu bicisha bugufi. Ariko umuntu ugira imyitwarire, afite imyitwarire ihumanya burya. Hano barakomeza ngo wiyumvamo ko ushyizweho icyaha, kandi ko ugomba kwirwanaho ugakiza ubuzima bwawe, maze uwo muhati mwinshi wo gukiza ubugingo bwawe ukabuzimiza. Ufite umurimo ugomba gukora kugira ngo upfe ku narijye no gukuza umwuka wo kwihangana no kudatezuka. Nanone mu kindi gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya volume ya 7 page ya 937 handitswe amagambo agira ati: abantu banegurana kandi bagacirana imanza baba bica amategeko y'Imana kandi n'urukozasoni kuri yo. Ntibakunda Imana na bagenzi babo. Bene data na bashiki banjye, nimureke twiyambura imyanda yose y'amagambo yo kunegurana, kutiringirana no kwitotomba ndetse no gusebanya igihe turi hanze. Hanze havugwa ni hehe? Tutari mu itorero. Kenshi na kenshi usanga abantu beza turi mu rusengero. Uziko hari n'abapagani baba badusebya ngo bariya ngo n'abadivantiste babeza ku isabato. Ariko mu migizi ukaba uri umupagani nkabo, ndetse bakavuga ko nabarengeje. Rero igihe turi mu rusengero, buye niho hantu dukwiriye gusuzuma ubukristo bwacu, ko ku isabato twese tutari abantu beza. Hanze rero tutari mu nzu y'Imana, dukwiriye kwazirikana yuko dukwiriye kugaragaza ko turi abadivantiste umunsi wa 7 bavugurura koko. Bamwe bahungabanywa n'ikibonetse cyose ku buryo badashobora gutekereza. Jya wibanda cyane ku byerekeranye n'uburyo yakwitondera amategeko y'Imana, no mu byerekeye uko witondera amategeko cyangwa uyica. Ibyo ni byo Imana ishaka ko duhozaho intekerezo. Kwisuzuma wowe ubwawe, numva ikintu Imana ishaka, wowe ujya wibanda kuba witondera amategeko y'Imana cyangwa se niba uyica wowe ubwawe, atakureba kanaka niba yica n'akazi ke. Ahubwo wowe usuzuma imibereho yawe, wibaze uti njyewe bimeze biti.
ntangazwa no kumva umuntu avuga ngo ngewe ngo kanaka ngo wambwirije ngo ni nawe wangushije. Urumva ibyo ari ibintu koko? Ukwiye kwisuzuma wowe ubwawe. Imibereho ya gikristo ishingiye kuri wowe gusa, si kuri kanaka. Dukwiye kugira ikirenge mu cya Kristo Yesu. Niko mu Bafilipi avuga hati mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Icyo kintu cyo gikwiriye kuruta ibindi byose. Dusoreje aha ngaha ingingo ku wa kabiri ivuga ngo imyitwarire ihumanya. Reka twumve niba Pierre hari ikindi yakongeraho kugira ngo tuyisoreze aha ngaha, maze turasoreza aha ngaha iby'ingingo. Dufite ibyiza dushobora gushyira mu mico yacu, kimwe n'uko dufite ibibi dushobora gushyira mu mico yacu, kimwe n'uko dufite ibyiza dushobora gushyira mu mico y'abandi n'ibibi dushobora gushyira mu mico y'abandi. Aha rero biradusaba kuba twebwe tubanza tukimenya, tukisuzuma, tukigenzura, tukareba ko turi mu byo twizera, duhagaze mu kuri kandi tukugenderamo, maze umucyo w'Imana uzatuvaho ugende ugera no ku bandi. Ariko ibintu byo gutungana intoki, kugenzura udukosa ku bandi, kurebuzwa runaka ntiyakoze ibyiza, banza umenye ibyo ukora n'uburyo ubanamo n'Imana, Imana izabiguhera umugisha. Reka dusoreze aha ngaha, ariko turabibutsa gukora subscribe, hanyuma mukaza no gushyira komenti kuri iki cyigisho. Mugire ibihe byiza.